Inshuti yacu, inshuti ya Chantal TV Jo, bakunzi bacu, turabasuhuje, tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana iguha umugisha, wowe ujya ufata umwanya wawe ukibuka ko hari inama, hari ibiganiro bikomeye, hari amasomo wakuye kuri Chantal TV Jo, ugasangiza iki kiganiro, ugasangiza ibiganiro dutanga ku bandi bantu. Imana iguha umugisha. Kandi nzirikana inkunga zanyu, abantu bajya bareba ibiganiro byanjye, abantu bajya bandika comment, abantu bajya bandika share, bajya bakora like. Imana ibaha umugisha. Nukuri kubagira n'iby'umumaro, kandi nanjye ndabizi neza ko ibyo wifuza ko abandi bagukorera nawe ujye ubikorera abandi. Nimba ufite shano ukaba wifuza ko abandi bakora ibyo byose mvuga, nawe uzabikorera abandi. Imana iguha umugisha. Twiyemeje rero kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu, niyo mpamvu umunsi ku wundi tuba dufite ibiganiro bigenda bigaruka. Uyu munsi nanone mfite ikiganiro kivuga ku kintu cyitwa igihe, kwita ku gihe dufite cyangwa guha agaciro igihe dufite. Hariho umugabo yajyaga akunda kuba yiyicariye, yifitiye ubunebwe, yumva nta mpamvu n'imwe yo kwivuna, agahora ari aho. Umugore we akamubwira ati se inshuti yanjye, ubu tuzatungwa n'iki, ubuzima buzagenda gute kuhora uri ahantu hamwe? Waretse ko ukajya ugerageza ugashyiramo imbaraga mu byo ukora, tukareba ko twatunga urugo, tukareba ko twazamura umuryango, tukareba ko iterambere ryacu ryazamuka. Umugabo akamubwira ati reka ndumva rwose njyewe nta mbaraga mfite. Nuko igihe kimwe wa mugabo yaje guhaguruka ava aho hantu iwabo, aravuga ati ariko reka njye kugisha inama. Njye numva hari abantu muri karitsiye burya baba ari abajyanama beza, bari abasaza b'inararibonye, reka nzajye kureba uriya musaza w'inararibonye, hanyuma mugisha inama. Mba numva agiye umubiri wanjye ucitse intege, mfite intege nkeya. Umugabo arahaguruka ajya kureba uwo musaza, aramubwira ati jyewe mpora nshwana n'umugore wanjye anshinja yuko ngo ntakora, ariko njyewe rwose mba numva mfite ubunebwe, mba numva ananiwe, mba numva nsinzira, mba numva. Umusaza aramwitegereza, aramubwira ati hari agatekerezo nshaka kuguha, hari agakuru nshaka kukuganiriza. Ati hariho umwami ayobora ahantu, ari umwami w'igihugu runaka, ariko akagira umwe mu bo biganye cyangwa umwe mu banyeshuri biganye yari umunebwe, ntiyite ku bintu, akabaho ku musozi ari umunebwe. Ariko umwami baza guhura asanga yabaye umwami. Hanyuma aramubwira ati ngewe rero nagize ibibazo, sinigaga urabizi, nabaye umukene igihe kinini, nabaye umuntu utari mwiza igihe kinini, none uyu munsi narakennye ku rwego ntagifite n'umuntu n'umwe wanyitaho. Ati noneho uwo mwami aramubwira ati dore rero uri inshuti yanjye kandi koko twariganye, ariko se washobora byibura kugerageza kugira icyo ukora? Umuntu aravuga ati noneho ubu ngubu wampa icyo nkora nagikora. Umwami aramubwira ati jyewe ndakwinginze, mbere y'uko izuba rirasa ejo uzabe wageze hano, hari ahantu yamweretse ati hariya mu kirombe uzagenda ucukure zahabu, uzitware nawe uzagenda uba umukire, kare bugike utaracya. Ati nuko uwo mugabo aragenda arataha. Ati kandi ntibuzakwirireho umunsi w'ejo utaraza. Ati ubwo bunebwe ubureke, kuko nta muntu n'umwe wabaho ngo atere imbere atarakoze. Nuko umugabo arishima, atera hejuru, arataha, abwira umugore ati noneho umugore wanjye, umva ko bavuga ngo ndi umukene, ubu turakize, karabaye, noneho ubukire burabaye, ubukire burongeye buraje mu buzima bwacu. Umugore amutekereza ukuntu uwo mwami yamubwiye. Ati noneho aragenda. Umugore aramubwira ati uzinduke kare butaracya, ati noneho ugende rwose ucukure izo zahabu zizanye. Nuko umugabo araryamye, barabyutse mu gitondo, umugore aramubyukije. Umugabo ati reka, ati ndabona rwose bukiri nijoro cyane, reka nongere ndyameho gatoya. Umugore ati ese umwami yakubwiye ngo uze kuza hakiri kare, none ukaba ureba bukeye, ubu urakomeza witware gutyo, uraza gusanga atabivuyemo. Nuko umugabo aramubwira ati woya, ati reka ndyameho gatoya, ni hacya mu kanya akazuba kakirasa ndahita ngenda, ati kuko njyewe ndahita nkwakwanya nzane ibirombe, nzane zahabu. Nuko umugore aramuretse. Hashize akanya umugabo arabyuka arinanura, ati ariko se mutagenda
koko ntariye. Umugore ati basi reka manze nteke. Ubwo saa sita ziba zikubisemo, umugabo arariye aratangiye ati ndumva ananiwe rwose, ubuse nagenda n'iri zuba ryose. Araryamaho ati reka mbe ndyamyeho gatoya ndebe ko naruhuka basi nk'iminota mike ndabyuka. Umugabo araryamye, amasaha abaye 2, ubwo saa 8 saa 9 zirageza, ahita afata ibikapu cyangwa se imifuka arirukanka ati reka ngende gutaranyira ko umwami yamubwiye ngo ntibuzamwirireho ataraza. Nuko arirukanse kubera n'icyokeri n'iryo zuba n'umunaniro, kugenda kuri iryo zuba no kutamenyera, ngo yugama munsi y'izuba atangira gusinzira, avuga ati reka mbanze ndebe ko akazuba gacogoramo gake nkomeze urugendo rwanjye. Nuko umugabo afashijemo, nako yicaye araruhutse, ajya ko nabona butangiye kwira, arahagurutse yirukanka ati bunyiriyeho ni ukuri kose, abaranyarutse yikubise ibwami. Agezeyo abona izuba ryazimye, bwije, n'ibwami hakinzwe, abarinzi bari ku miryango, ntagishoboye guhura n'umwami, ntagishoboye kujya hahandi bamuhaye ngo azajye gucukura. Yumva umubabaro uramwishe, asubira iwe atabwira umugore ati ubukene buranze burankurikiranye kubera ubunebwe bwanjye. Urumva uwo musore yarimo agisha inama umusaza amubwira ako gakuru, aramubwira ati rero kora ibishoboka byose uhindure, ati nuha igihe cyawe nugira gutyo ukagiha agaciro nacyo kizaguha agaciro, nucyangiza nacyo kizangiza ubuzima bwawe bwose. Wangiza igihe kikangiza ubuzima bwawe bwose. Uha agaciro igihe yamuhaye urundi rugero ruvuga ngo umunota umwe mu buzima ushobora gusanga indege ihagurutse, wayihagarika? Oya. Umunota umwe mu buzima ushobora gusanga imodoka ihagurutse, wayihagarika? Oya. Twese tujya tugira ibibazo muri ubu buzima, ugasanga imodoka irahagurutse ugatega moto, amafaranga ukabura yirukankanye, ibibazo byinshi. Agaciro igihe ni wo mutungo munini dufite mu buzima. Hajya umuntu aza akakwangiriza igihe mu buzima bwawe, akakwicarana umwanya, akagufata igihe, ukamuha igihe cyawe, ugakuramo ibikomere, ugakuramo imibabaro. Igihe cyawe agaciro. Abanyamahanga bo baravuga ngo igihe ni amafaranga. Time is money. Time is money. Igihe ni amafaranga. Amafaranga ni iki? Ni igihe. Twese dukunda amafaranga, ariko ntidukunda gukoresha igihe cyacu neza. Niyo mpamvu iyo tubonye abazungu, umuzungu nta gihe cyapfa kuguha gutyo gusa gutyo. Niyo mpamvu ngo ubarize igihe nk'abazungu, natwe twubaha ibihe. Hari ibintu byinshi bigomba guhinduka mu buzima bwacu. Hari ibintu byinshi rero hari igihe duha inshuti zacu, hari igihe duha abavandimwe bacu, ariko ntibabihe agaciro. Iyo utakiri mu buzima bwabo cyangwa iyo utakibaha cya gihe, nibwo batangiye kuvuga ko utakiri mwiza. Ariko nibahura nawe bazi neza ko igihe cyawe gihenze, gikostinga, gifite agaciro, bazacyubaha kandi muzajya muhora bakubwira iby'umumaro. Urakoze, Imana iguhe umugisha, komeza utere imbere, komeza waguke, kandi igihe cyawe kikubera icy'umumaro. Ciao ciao, naho ubutaha.